Sohoka, sohoka, sohoka. Mwana we, ibi ni ibiki? Banzu urebe. Uzi ko ari wa mugore. Bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi twagarutse kwa mama wase, murabizi ko bushize twavuganye ko nzamurangira umuntu uzamufasha akamuvurira umwana. Nagarutse rero kugira ngo tubashe kumufasha kugira ngo tureko Fisto yakira, ngira ngo murabibona ko Fisto akirwaye. Mu bigaragara aracyarembye, muri make nta cyahindutse uko yari ameze imbere n'ubundi nta cyahindutse. Hari umuntu nifuza kumurangira rero wamufasha, aramufasha kuri telefone kugira kuko ntabwo bashije kugera hano n'umuganga. Ngira ngo bushize naramusobanuriye arabyumva n'uburyo bw'amafaranga bwose mama wase naramusobanuriye. Ubu rero twari tugiye kumuvugisha kugira ngo abashe gufasha Fisto, kuko ngewe ndi buve hano Fisto aroko akiziriyanda ntakiyibona. Koko nimba ari umuntu tugomba kwizera agomba kumufasha iriyanda tukagenda yagiye. Mama Fisto urabyizeye ko mbona yifashe mapfubye nta kizere ufite? Ntago nabona ibyo mvuga ngewe. Reka ndindire ndebe iki Imana inkorera. Oya ariko ujya wizera. Cyangwa unizera, kwizera ntusuko kurema. Uza hano nagenze hose bambwira ngo baramumvurira. Ndabyizera ari uko akize. Kuri inshuro basigiraga. Yakoze wenda kubera ko mfite icyizere cyawe cyuko yakuvuye. Ndakubwiye ngo iriya nduri kureba. Mu mwanya muto cyane irabigiye. Ahubwo wowe Fisto aricara nyine reka wenda kugira ngo reka wenda kubivuga bitari kuba ntago wabyumva, ariko reka mbikubwire nduri kubona imeze uko ari kuniha mu kanya gato Fisto ari bwicare indi gende. Fisto reka mbanze mpamagare muganga wenda kugira ngo ubyumve. Reka twe no gutinda mu magambo. Twe gutinda mu magambo wenda turaganira nyuma umwana ameze neza. Reka twe gutinda mu magambo gusa, reka mpamagare muganga hanyuma mubwire ko duhari kandi twiteguye. Fisto nanze kwirirwa muvugisha kuko nta mwuka yifitiye. Nta mwuka Fisto yifitiye, mbabarira ihorere kugira ngo mwishe ntago rumworoheye. Kamamagare muganga kugira ngo adufashe, hanyuma ibyo ngibyo namara kubikora muganga wenda nibwo tuza kuganira nyuma ko ndabizi ubu ngubu nta kizere kuba nta nacyo kandi biranumvikana. Umaze igihe urwaje indwara idakira. Mwana ye ariko oya se ibyanjye byo byari byoroshye ugire ngo nibi ngibi bigomba gushira. Allo yewe mugamwiriwe? Yego mwiriwe. Twari tuguhamagaye rero kuko wari watubwiye ngo nituba nimpagera ngo uhamagare ngo uhuze na wa mubyeyi. Yego nagira ngo muguhe muvugane hanyuma ubwo ibindi umubwira gukora kugira ngo wa mwana ubashe kumuvura abikore turebe ko umwana yakoroherwa. Yego nta kibazo mwana wanjye. Mwiriwe mubyeyi? Yego mwiriwe. Ni ngewe ufite umwana urembye. Yego. Nagira ngo mumfashe mwuka byarama. Yego. Hanyuma ibintu nagutumye byose wabizanye? Nabizanye. Urabifite aho ngaho? Ndabifite, ahubwo niwe negereje kugira ngo unabarire umwana. Yego. Hanyuma ako kana kawe kamaze igihe kingana gute karwaye? Mva muntu umwana amaze amezi 2 ariko nta mubiri naki ikiriho ninda gusa. Icyo afite ninda cyonyine. Yego. Afite inda nini cyane rwose. Kera bajyaga bavuga ngo urushwima kuko nanjye mbona ari rwo. Yego. Hanyuma rero ubundi kuruhimbi ngewe ngiye gutangira imigenzo yanjye. Hanyuma ibyo nkubwira ubikurikiza kandi ugire vuba hari abandi bantu uje kwitaho. Murakoze. Hanyuma
agafu k'ihembe ry'imbogo nagutumye muri Tanzania warakazanye. narakazanye nukuri uragafite. ndagafite. ugiye gufata igikombe cyuzuye amazi. gira vuba nagifashe cyuzuye amazi. uvangemo ako gafu wowe ndi kumva ari gutaka. ni uku gukarara ni uku twibereye. nahumure araza gukira. mana yera vanga Uwiteka n'abantu vanga vuba. tora kano gafu vange muri ayo mazi sikakubwiye kubera ndumva mfite n'ubwoba ahubwo. humura kana we ntacyo bahumura. wa muntu we gira vuba urabisoza. ndabishoje wabirangije. nabirangije rwose. hanyuma muhamwe ngira ngo ufashe umuhindukizi kugira ngo ibyo bintu uri kubona biri mu nda ye abona ahaza kubiruka. ikindi ndimo ndabona hari kugendaho cyane. gira vuba kandi ndabona agiye kongeramo n'ibindi. reka hindukire Fisto hindukire urebe hano gato leta hindukire neza gake gira vuba agiye kumuha ugiye gukira. ari kumuha nagira vuba yanyweye yasoje kunywa. hanyuma hari undi muti namutumye agomba gukoresha kugira ngo ibyo bintu biri mu nda y'uwo mwana bisohokemo. nafata icyo kintu namutumye kimeze nk'ikibabi. yego hanyuma akimukubite ku nda inshuro 5 avuga ngo sohoka. uramukubita ku nda uvuga inshuro 5 uvuga ngo sohoka ariko kubiteganya gukubita cyane. hanyuma ikindi wakana we nawe mufashe umushakira ikintu ahita arukamo ibyo bintu. gira vuba ntukubite cyane ariko gukubita cyane. sohoka uvuga ngo sohoka inshuro 5 ntungo nuzirenze. sohoka Mwana we ibi ni ibiki muga ibi ni ibicyarose ibi ni ibiki muga nyagasanga arutse ibiceri izina rya Yesu abazamaje. ubundi umwozeho se muga turi kubona ibiceri 5. Mana nyagasani nawe ahubwo nawe arimo hanyuma rero bariza umubyeyi niba ashaka no kumenya umuntu nawe mugana ukuri ndamukeneye. ndashaka kumubona pe. ugomba guhita umubona aho ngaho mwana. nibyo ndi gukora wabungiriye neza. nibyo ndi gukora. reba neza wamubonye banzu urebe reba sha uzi ko ari wa mugore wabibonye mwana y'icyubahiro we rwose koko mana ubi mugore koko nongo sha wabibonye nongo wamubonye. uyu niwe niko wamugize gutyo hanyuma ibintu yamaje kubiruka byose. yarutse ibiceri 5 bipfuye. mbega umugore w'umugome. ese n'uyu mugore koko umwana ubu bino biceri n'ibyamushyizemo kugira ngo abyimbe gutyo. yego ni ibintu yamuherereje ibindi yabimugaburiye. urakoze cyane Imana iguha umugisha n'ukuri.
yego urakoze pe urakoze nicyo cyanzanye no gufasha abantu ye baba we mbega hanyuma umutindi w'umugore uwo mwana mugomba kumwondora ukazana munzanira ku gicumbi muje gushimira abakuru ibintu nukuri babakoreye rwose nzaza kugushimira bitazongera kungira mu mwana cyangwa se umbabarire nimba ari naho ufite umuntu yahinga wenda umbwire ngenza mahinge saa sita nimugoroba ariko hoya wakana ugomba kuzana agatabi n'inzoga ugashimira abakuru ukababwira ibyiza bagukoreye nukuri rwose Imana ishimwe ndayashaka yaragucitse byari byarangiye njye nari naranihebye rwose hanyuma habaye hari n'abandi nta kibazo wajya ubabwira ukabaha iyo nimero yanjye nukuri nzajya nyitanga kuko ibintu nkoreye ntabwo nabona nuko mbivuga numva byandenze muri njyewe ntabwo nari nzi yuko n'umugoma bamwereka umuntu hanyuma ako kana ngo ni keza inamba yanjye nayo karayifite kayitanga nta kibazo kakazajya kayiha abantu bashaka bakeneye ubufasha bakeneye gufashwa nta kibazo uzajya yinyaka nzajya nyimuha hanyuma ubu Fisto yakize byarangiye yakize mu mubwire yikare none se yego ibi bintu turabijugunya se ibyo bintu hanyuma ugiye gushaka ikintu mubishyiramo ntihagiye umuntu ubikoraho ariko neza ntihagire umuntu ubikoraho ushake ikintu mubishyiramo mubipfuke neza hanyuma wakana uzabinzanire ku gicumbi ngewe nzajya kubyishyingurira nukuri urakoze Imana iguha umugisha njye nayo mfite n'ubwoba bw'ahantu ndi bubijugunye humura bwira ako kana kazabinzanire ngewe nzajya kubyishyingurira murakoze cyane pe yego nibwo urumva burimo gushira uragenda bugabanuka uyu muganga bwavuze ko ukize ko biri kose hari ikiri bugende kiza ngenda ava hano ari uko iyo nda itakiri kugaragara kugira mbasha kubika inda y'ukuntu bitinze ngaye baze kubitsa inda n'inda wari ufite usi none ibintu byabagaho indura yubitse yubitse inda ntabwo uri kubabara abo urimo kubabara cyane mureka baryamye gutya mu kanya araza kubyuka namara kubyuka Mana ya Abraham akubwiza ukuri ngenda ava hano yicaye numiwe yicaye ahubwo ibintu bijyanye ibyo binyagwa ndi kubireba nkumva sese miranyije bijyana ureba hano bishyira ubundi ugaruke yabi hano amayeto mama wase rero ako kaboko mbarwa kure kwitama kuko umwana yakize niba utari kubyemera mubyutse unyereke yanda wikifata amapfubyi umwana yakize kandi mama barura noneho basi kuko igihe umaze ubabaye ni kinini urumva wakize urumva worohewe yego inda iracyarimo inda yagiye ngaho icara turebe eguka mwegure mufashe gake gake marayingana ako shamana yanjye gahiguka eguka gake gake wicare ushaka wicare wegamye hano amaguru gahoro shyira inyuma kano gasego yegame ngaho ese Fisto si uriya muntu uzi ko indi giye we nakubwira ngo kagira ngo ndakubeshye uzi ko indi giye Fisto yakize Fisto igisigaye ni ukumwondora maze igihe arwaye ukamwondora witeka we Mana uhabwe icyubahiro ndagushimiye kubw'ibitangazo nkore muri kano kanya kano nahangaha Fisto ntabwo nari nzi ko inda yakuvaho inda yagiye havuyemo ibintu byinshi rega njye nabonaga biriya hariho kuvamo nk'icumi njye niko nabitekerezaga havuyemo byinshi
havuyemo byinshi ntabwo arikomeza amagambo ndumva bindenze. Fisto noneho ndumva ubasha kuvugamo gake. Mukaswe yaragukozeho uzasubireyo urumva Mukaswe yaragukozeho rwose nako numvishije ngo turi gupfa umugabo ngewe ugeze ubona nyene Yesko kubyo yakwica ahubwo nawe rindira ibyo yamuhaye n'ibikeya araje nawe amushyira aho yaragiye kugushyira ariko birangiye ni mama ya Mungu urakoze Imana izaguha umugisha uzabyare hungu nakobwa Imana y'icyubahiro sinabona ibintu nabona nagushimira nanjye umuntu wamfashije ku bwanjye birandenze. Fisto urumva umeze ute? Ndumva ndimo koroherwa. Uburibwe uracyari kubwumva nkuko wabwumvaga mbere? Ntabwo ndimo kumva uburibwe ko narihebye mvuga ko ngiye kuzapfa. Fisto nanjye naragukuyeho amaboko nuko nakomeza kwizeza ngo humura mwana wanjye uzakira. Ariko kwari byo kugukomeza. Aragambwira mama ati ubundi waretse nkitahiruka washakira ikintu gituma yapfa. Ntabwo Uwiteka yabyemera nta hantu ngava ku isi bikarangira ko ntacyo nsigaje. Igihe cyari kitaragira nta hantu ugomba kwereka mama wawe birori. Genda umva mbonekewe Uwiteka arambonekeye pe. Oya bose uriya mupapa ndakubwiza nako n'umusaza uriya musaza koko Mana ya Abraham siko ngiye numiye tuzashaka ukuntu tujya kumushimira zatanga ubuhamya ukuntu arwaye shazajya ubuha abantu bose abandi bana batubaha ababyeyi ariko hari ikintu numva sinifuza kuri amugore yakongera kukubona abandi bana batubaha ababyeyi nabo bazajya babubaha kuko byangongera hano hose utagasuzugura aransuziguye mama nawe wicyurira umwana ntarazana akabaraga bitangira kumucyurira kano kanya nukwera gusuzugura mama sinabona ibyo mvuga uzi ambwira ngo nibwo nkibona ubugome bwa papa wanjye ubundi narabikubwira ukagira ngo ndakubeshye nakurarana mu bigunda ngo utajya kwa Mukaswe atireka reka ni mama wasaze kuva narwara yageze hano rimwe ryonyine cyangwa kabiri ni rimwe kabiri kwikagira kenshi si yaje rimwe papa wera yaje rimwe ambwira ko nta bushobozi afite noneho Keza ko yajya adufasha azambaza mama ati Keza rero ngo nawe yararwaye narembye shabu nawe siwe yagukurikije se siwe yagukurikije agira ko kuyavumbye kubera kwiruka Keza ngo ariko ngo ubundi ngo Keza ngo ubuhoro umururiza ngo Keza ariko nuko nyine arakoze warakize gusa Uwiteka azamuhembe warakize nanjye kuko yarakunwaye nyigukeneye gusa nawe none utangire wumvire umenye uwo ari we umenye ngo umugore wa Sko ni igiki Mukaso ntabanyoko urumva yego aho uvuye urahazi koresha uko ushoboye kose rero ntuzibagirwe uriya muntu ukuvuye ntabwo muzi kandi Keza azajya kumutwereka mwene mubona uko mushima muzambwira tujye gushimira umukuru w'Iteka norohewe neza gafata gatege umuntu ukora biriya tujya kumureba umuntu ukora biriya ke ndahamya ko nawe yabigusubiza yewe nagaroga nese we kavura araroga ubu muganga utanga imiti kwa muganga utagiye kumushimira utagiye kumushimira oya gushimira igijana icyo ufite nubwo wabona injerekani y'urwagwa ntiwayijyana suko yikorera rwose Imana nzayijyana amashimo ko ahagaze urumva ariko umushije avuga ngo ni itabi ry'abakuru ngo n'inzoga y'abakuru abakuru kuko njye nayo mubwiye ngo byibuze nzajye kumuhingira tubarana arambwira ati reka siramuhingira uzi niba agira isambu ntabwo mbizi inzoga z'abakuru n'itabi ry'abakuru ngo n'itabi ry'abakuru shamana yanjye nuko nyine no kwikorera injerekani y'inzoga Uwiteka ambabarire ambabarire rwose mfashe ariko icy'ingenzi ni uko mwana akize Uwiteka uhabwe icyubahiro sinabona ibyo mvuga nubwo wajya ubona 2,000 ukabika ukazamuha nangahe rwose buriya nawe arabizi nawe kandi ni umuntu urumva nanjye ndamushimiye ariko se buriya mugore koko yari umugore uriya mugore
wimuvuga ndashaka kuzumva umunsi yumvise ko umwana yakize uko bizagenda. Nari narihebye vuga ati none nsigaje kwipfira. Oya ntugipfuye upfa ntabwo ugipfuye. Ndabona ari ibitangaza bibaye. Ugomba kwereka mama wawe ibirori, ugomba kumuha abana. Agiye kujya yubika inda kandi utangira umwondoro umushakira agasosa amwe, maze igihe kinini atarya, umushakira utwo kurya umwondoro arye. Urumva ubu watangire ubuzima bugaruke bushyashya. Nawe yumve ko yagarutse kuba umuntu. Umva rero nta kinanirana iyo abantu bashyize hamwe. Ntabwo nari kubona nanjye mvuye aho narindi ngo ndike kukurangira nanjye umuntu akurikize ugufasha. Ushake narakuruhije pe. Oya ntiwanduhije. Ntabwo wanduhije. Barende niyo baguhumanya. Nawe si wowe wabikoze, wese niwe hejuru y'uko umuntu aguhamagaye ngo keza wamfashije keza wanabaye keza wanibye umwana. Nanjye bura hari igihe uzantabara ahantu birenze ibi nagutabaye. Azambabarira azamfashe ngewe. Ni ukuri kose. Kubundi nakabaye nagashimira uriya nawe nkaza kugushimira. Oya tuzashimira uriya kuko niwe wakoze ibikomeye, naho nge turacyari kumwe nanjye ejo wamfashe ukamfasha ibirenze ubu buzima. Ibindi byo nibyo. Reka rero tusoze Fisto ubanza umushakira akanashyira mu nda dore amaze igihe atarya n'ibimuvuyemo ni byinshi. Hanyuma ngo tushaka betarave n'ibinyomoro. Mwondora amaraso yongera agaruke kuko byaramunyunyuje. Tuzongera dusubire ubwo ku butaha. Urakoze cyane. Bye bye.